byiza mwese mukomeje gukurikirana Ndizi Note, urubuga rubanyurizaho amasomo agiye atandukanye, inama ndetse n'ibindi byose byerekeranye n'umuziki. Turanga kugira ngo mbafashe ku bigendanye no kwiga gucuranga ndetse no kuririmba, ariko nanone twibanda ku kwigisha abaririmbyi cyane cyane. Niba uri umuririmbyi rero ukaba wifuza kumenya ibijyanye no kuririmba, kanda subscribe aho ngaho, rwose ni nanjye niteguye kukuba nagufasha. Yes, uyu munsi tugiye kurebera hamwe impamvu ki ushobora kuririmba ijwi rikavunika, ushobora kuririmba ijwi rikangirika, ushobora kuririmba ukumva uhisuhera umwuka, ushobora kuririmba ukumva ntabwo ibintu birimo biragenda neza. Ikibazo ni kuri moteri y'ijwi ryawe. Moteri y'ijwi ryawe ni iki? Nshatse kuvuga moteri y'ijwi ryawe ni uburyo ki ufatamo umwuka. Uburyo ki dufatamo umwuka nibyo twita moteri y'ijwi. Yes, ni ukuvuga ngo rero bikora bite? Hari impamvu nyinshi gufata umwuka ari ingenzi. Yes, impamvu ya mbere nuko iyo umwuka utagenze neza, ijwi rihita rishira, utawumva ijwi risa nkaho rishize. Ikindi uravunika vuba, ukumva urangiritse, ijwi ririmo riravunagurika. Ikindi ntushobora kuririmba interuro ndende, icyo nacyo ni ikintu ugomba kumenya. Ikindi pitch nayo igira ibibazo, umuntu ntaga pitchinga neza ijwi, uba usa nkaho wumva ijwi ritarimo riravuga neza. Yes, nshobora kuba nagufasha. Iyi ni Ndizi Note, urubuga rubakurikiranira ibigendanye n'umuziki. Ndizi Note ni urubuga rubafasha mu bigendanye no kwiga, rukabaha n'inama ku bigendanye no kwiga byose umuziki. Ushobora kwandika kuri numero uri kubona muri description, ushobora kuba nagufasha. Yes, iyo umwuka ufashwe neza, ijwi riba ari ijwi rimeze neza, rihamye. Ikindi uraririmba igihe kirekire. Ikindi ugenzura ijwi ryawe mu buryo buri soft, cyangwa se mu buryo ijwi rishobora kuba warikomeza cyangwa ukaba warigenza gake. Abantu baririmba nabi ku bigendanye no gufata umwuka. Yes, hari abakoresha icyo twita chest breathing, then ngiye kwereka n'icyo twita diaphragm breathing. Kuri chest breathing umuntu afata umwuka kuri chest breathing ni ukuvuga ngo ntabwo ari byiza gufatira umwuka mu gatuza. Ntabwo ari byiza gufatira umwuka mu gatuza, ahubwo ni byiza kuwufatira mu nda. Iyo mvuze mu gatuza ni gute? Mu gatuza umwuka winjira mu gituza gusa, niwe usanga umuntu arimo araririmbira cyangwa se wumva umuntu ari gusohora ijwi. Ikindi ibitugu abantu bakunda kubizamura iyo ari mu gatuza ari gukoreshereza. Umuhogo asa nkaho yahakomeje, yahakakaje cyane, ijwi rihita cyangwa se ijwi rihita risa nkaho rishize, kubera ko nyine aba ari gukoresha umwuka mukeya uva mu gatuza. Ikindi nanone ntago nyine biba bifite iki, biba bifite imbaraga. Yes, ndaguha urugero. Sinzi ukubigenza, sinzi n'ukubikora, icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana, nta kikunanira, nta kikunanira, icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana. Yes, ngira ngo murabyumvishe rero. Aho ngaho ni kuri chest breathing. Chest breathing ntabwo ari nziza rwose habe na gato. Ku banyeshuri ba VIP class barabizi ko ari ibintu nkunda kuvugaho cyane. Chest breathing ntabwo ari nziza rwose, ntimukayikoreshe habe na gakeya. Noneho tugiye kureba ku gukoresha diaphragm breathing. Diaphragm yo ni nziza cyane, ni fresh kuba wayikoresha cyane. Umwuka winjira mu nda, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ibitugu biguma hasi. Icya gatatu, igifu kirabyimba nyine, ubwo kuko umwuka uba wagiye mu nda, igifu cyegera imbere. Ikindi, umwuka ubasha kuba wagenzurwa. Yes, noneho ngiye kubaha urugero.
umwuka wa mwuka wanjye ndawushyira mu nda. Sinzi uko ubigenza, sinzi n'uko ubikora, icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana. Yes, ndakeka mwumvishe itandukaniro ry'uburyo naririmbaga bwa mbere n'uburyo ndirimbye ubu bwa kabiri. Ni ibintu bita byumvikana cyane yuko bitandukanye rwose, bihabanye cyane. Mwumvishe rero ikigendanye no gukoresha chest, mwumvishe ikigendanye no gukoresha diaphragma, aho ni itandukaniro ririmo cyane rwose. Wifuza kuba waba umwe mu banyeshuri, nshobora kuba nagufasha. Ngiye kubereka rero uburyo tubikoramo, uburyo dushobora kuba twafata uwo mwuka, uburyo dushobora kuba twakwitoza kuririmbira uko mu nda nkuko nabibabwiye ubushize. Kuvuga ngo urafata ikiganza ugishyire ku nda yawe, then noneho se nkuzamukaho gatoya, fata ikiganza gishyire ku nda yawe, ikindi kijye ku gatuza, then inda uyihagishe, wumve ko wayihagishije yuzuyemo umwuka kabisa, umwuka uhaze wuzuyemo umwuka ari mwinshi. Then noneho tujye kuwusohora. Twongere. Twongere. Yes, nuko nguko bikorwa. Winjiza umwuka ukawushyira mu nda ukihagisha, then noneho ukagenda uwusohora gake gake. Kugenda ubikora inshuro nyinshi bigenda bigufasha. Ushobora kuba wifuza kuba waba umwe mu banyeshuri bakurikirana Ndizi Note umunsi ku wundi, ushobora kunyandikira kuri numero uri kubona. Mukomeze mugire ibihe byiza nanone. Yes, uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe noneho imyitozo 5 ushobora gukora mu buryo bwo gusohora ijwi neza, mu buryo bwo kugira ngo ijwi ryawe risoundinge neza. Umwitozo wa mbere turahaminga, umwitozo wa kabiri gushyira amaboko n'ubundi kunda, kugenza gahoro gahoro. Yes, tugiye gukora Yes, aho ngaho umwitozo wa mbere dukora. Umwitozo wa kabiri turashyira amaboko ku nda yacu, ha 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 ha. Yes, nukuvuga ngo turinjiza umwuka ise nkaho inda yisonjesha, then noneho tuvuga ha, inda ise nkaho iza imbere, ha 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 ha. Yes, ndakeka ari ibintu byumvikana cyane. Yes, mukomeze mugire ibihe byiza. Wifuza kuba umwe mu banyeshuri nkurikirana umunsi ku wundi,
bandizi notes ushobora kunyandikira kuri nomero uri kubona kuri screen yawe. Ni nomero za WhatsApp ushobora kuba nagufasha. Mukomeze mugire ibihe byiza.